Mwiriweho cyangwa mwaramutse. Yego. Hari amakuru twakomeje kubona ku mbuga nkoranyambaga amaze iminsi atandukanye yaba ndetse no ku mbuga zitambutsa ibyitwa live bivuga ko mwaba mwarataye muri yombi umuhanzi witwa Yampano ndetse n'ibyo akurikiranweho tumaze iminsi tubona by'ubuhamya hari ubwo we yitangiye na mbere y'uko ajya kwitaba RIB hari ndetse n'uwitwa ko ari umugore we cyangwa girlfriend we nawe hari ubuhamya amaze iminsi atanga ndetse n'uyu munsi hari n'ubwakomeje kumenyekana kumvikana ku mbuga nkoranyambaga nibyo koko muramufite cyangwa yaraje kuri RIB arabazwa arataha cyane ko tumaze iminsi twumva amakuru anavuga ko yagerageje kwiyahura muri iyi minsi ndetse n'ubugenzacyaha bwaba bwaramuhamagaje akagerageza gutoroka ayo makuru nagira ngo muyatuganirizeho. Urakoze cyane. Wenda wambajije ibibazo byinshi icyarimwe, ubwo icyo nza kudasubiza neza ubwo rongera unyibutse. Tariki 16 Gicurasi uyu mwaka RIB yafunze Uworizagwira Florien, umuhanzi uzwi ku izina rya Yampano, akurikiranyweho ibyaha 7. Icya mbere ni ugukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho, kwangiza ikintu cy'undi, kunywa ibiyobyabwenge, ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi, gukoresha imvugo z'ivangura n'ifungirana ry'umuntu bitemewe n'amategeko. Uyu rero uregwa ari we Uworizagwira Florien afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro mu gihe dosiye ye iri gutunganywa kugira ngo yoherezwe mu bushinjacyaha. Nukuri kw'Imana mureke kuraga abana amateka yanyu y'ibyabananiye. Ibi ngibi nibo nkubwira ntigenda amaze kubyumva navuga ati Yampano ndagukarabye sigaho gatsindwe. Akurikiranyweho ibyaha 7. Icya mbere ni ugukubita no gukomeretsa ku bushake, kimwe, gukoresha ibikangisho, 2, kwangiza ikintu cy'undi, 3, kunywa ibiyobyabwenge, 4, ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi, 5, gukoresha imvugo z'ivangura n'ifungirana ry'umuntu bitemewe n'amategeko. Gufungirana Buriya iyo ugihari ukavuga ati jyewe nari mbizi ngo bamukubitaga numva, icya mbere ni uko kudatabara umuntu uri mu kaga ari icyaha gihanwa n'amategeko. 2, kudatangaza icyaha cy'ubugome n'ikindi cyaha. Rero kujya hari ukigamba ukavuga ko wari ubizi rwose ntibizagutangaza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rugutumije. Ibyo ni ibintu bibaye mu gihe by'umweru nka bingahe. Ni biki byabateye aba bahanzi? Burya umuntu niyo yakubera umunyamahane uri kumuruma izuru no kumuruma ugutwi ugerekaho amagambo n'ibiki, warangiza ukajya ukavuga nawe ukigira mwiza. Ndetse mu minsi mike aho mbere y'uko uyu yitaga umugore we ko aza kurega, yari yagerageje no kumugonga amaze kumubwira ko azamwica, amugongesha imodoka ye, amugonga ari kuri moto, yikubita hasi arakomereka cyane. Ibyo rero amaze kubikora yabonye ko wenda ibyo akoze noneho adashobora kubicika, abona ko umugore agiye uwo yitaga umugore we agiye kumurega. Yahise atoroka akomeza gushakishwa, ariko tumuhamagara akabeshya ngo ari Bukavu, akabeshya byinshi uko yakwitaba, cyangwa se tukamushakisha mu buryo dushakisha abanyabyaha. ubwo se amagambo ndi kumva nta mpamvu yo kuvuga amagambo Yampano yakoresheje abwira umugore we, niba numva n'umuvugizi wa RIB yayagize ubwiru. ako watubwiraho dukeya Ntabyo tudakanganye. ndanzi watubwira barakubeshya. ko n'ubundi sari ibi biba byarashyize umuvugizi nose n'umuvugizi wa RIB ukavuze ngo amukangisha akazamwica. Oya, hari impamvu urimo kumva n'inyoshya, ariko Yampano yararengereye.
hari intuza avuze uyu mugabo ni umuhanga cyane. Dr Bitse Murangira ni umuhanga ku bantu mutamuzi. Kiriya kintu avuze cy'amafamiye yinjira mu ntuza mu rushako rw'abana babo, urimo kumva hari byinshi atavuze, cyangwa iriya mesaje ishatse kumininga ibintu byinshi. Hari impamvu atarumye vava amatwi nk'uko Skayiti yabikoze ku mugore we, akamuruma amazuru. Iyi ni ukuri kw'Imana, urukumva bro, aho numiwe sinzi uri kubyumva. So njyewe n'izina ry'Imana numvishe umusatsi umvuyeho, urimo kumva. Niyo mpamvu uyu mugabo umuvugizi wa RIB yongeyemo akantu k'ababyeyi. Se turi kubyumvikana. Ukurikije imvugo y'umuvugizi wa RIB, birumvikana byanga byakunda ko mu mubano akorwa, ntabwo tubyizeye, ariko tukugendera ku mvugo y'umuvugizi Dr. Udakora ikosa mwana wanjye, udakora ikosa ushaka ukoresha amagambo uko yavuzwe. Nta kosa byukore. Byanga byakunda uko bivugwa, uko ukurikije imvugo y'umuvugizi, hashobora kuba hari umwe mu babyeyi baba hagati y'amano cyangwa se uyu vava wivanze mu mubano wabo. Reka niba ari abantu ba mbere bahungese uriya mwana w'umukobwa, bavuga ko ari famiye yananiye ya mpano, urumva. Kandi wumvishe ngo abantu bagendaga bahwihwisa ngo barabyumvaga, ngo amukubita abo bantu bandi ngo nabo ngo hari icyaha kibahana, kandi abo bantu bagendaga babivuga, urabizi ko ubwo barahari ni benshi. Twarabyumvaga rwose, baramuhohoteraga, urumva nabo bagomba gushakwa. Noza Piyo, njyewe hari turi tubiri nagira ngo mbabwire. Ikintu cya mbere nashaka kubabwira, ubuntu bita Floriye, ikosa rya mbere yakoze, n'impamvu ubona noza kominote yacu itari kumugirira imbabazi, ni uko kominote yacu cyangwa sosiyete yacu izi ko hari ikintu yakoze cyabaye imbarutso cy'uko hari abantu bamwe bari muri gereza. Amaze gukora icyo kintu, nkaho yabanje kumenya ko sosiyete arimo ubungubu imeze nkaho iri kumureba ikijisho, ntabwo yamenye yuko ari nyine ari hagati yo mu bantu igihe cyose yakora ikosa.